ndabaramukije munkurikira umunsi ku wundi ku isezerano TV. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira buri muntu wese ukurikirana, ndashimira buri muntu wese ukora subscribe, agakora like, agakora share. Imana ibaho umugisha. Rero tumaze iminsi dufite icyigisho kivuga guhagarara mu isezerano, guhagarara mu kigeragezo ariko utegereje isezerano. Iyo uhagaze mu kigeragezo utegereje isezerano, ntabwo ushobora gucika intege uko byagenda kose. Abantu bashobora kubona kuko ugiye kuburara, ariko kuko uhagaze mu isezerano by'ukuri wowe kumva ntacyo bigutwaye. Ushobora kubona ko bagiye kukwirukana mu nzu, abantu bakabona byarangiye, ariko kubera ko uhagaze mu isezerano nyine ukabona ntacyo bigutwaye. Buriya ndagira ngo babwire ngo iyo uhagaze mu isezerano abantu bakubona mu isi y'umubiri, abantu bakubona uri nyakwigendera, ariko mu isi y'umwuka uba uri umuntu udasanzwe. Ushobora kuba uvuga ngo nzagura imodoka, ariko abantu bakureba bagasanga no kugura igare ni ikibazo. Abantu bakureba bagasanga no kurya ni ikibazo, bakabona no kugura ipantaro wambaye ni ikibazo. Ariko muri wowe kuko ufite isezerano, iyo uhagaze mu isezerano ukavuga ngo ngiye mpagaze mu isezerano, ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ugira ubwoba. Uko abantu bakubona wowe ntabwo ari ko Imana ikubona. Iyo uhagaze mu isezerano uhorana amahoro yo mu mutima, ariko iyo utari mu isezerano uhorana ubwoba, buri kintu cyose kigutera ubwoba. Iyo utari mu isezerano akantu gato karaguhungabanya. Iyo utari mu isezerano barakubwira ngo ngo karabaye, nawe ukagira gute, nawe ukaguruka. Ariko iyo uhagaze mu isezerano ntabwo ujya uterwa ubwoba n'ibibonetse byose. Kubera iki? Kuko iyo uhagaze mu isezerano ufite ikintu wicaranye. Umuntu udahagaze mu isezerano acika intege, ariko umuntu uhagaze mu isezerano we ahorana icyizere. Kenshi abantu bakunda kuvuga ngo biratinze, bigize gute, ariko iyo uri mu isezerano nyine ubihagararamo, ukabigumamo, ukabyicaramo, ukavuga uko biri kose hari igisezerano ryanjye rizagira gute, rizasohora. Kubera kuko amasezerano atunga abagabo, ntabwo amasezerano atunga imbwa. Rero ndagira ngo mbabwire ngo twizere kuko iby'Imana yadusezeranyije bizasohora. Kandi nimba uhagaze mu isezerano wicika intege, nimba uhagaze mu isezerano ukaba waravuganye n'Imana wigira ubwoba. Ikizima ni uko uzi kuko Imana yavuze. Imana rero ibaho umugisha. Mwavuganaga na Bishop Ineza Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church kuva Dar es Salaam muri Tanzania, aho bita Mombasa, n'itorero rikorera. Imana ibaho umugisha.